aho niho Melody rero utaripfana umuhungu w'Ikanombe uzi ikinyarwanda cyinshi wizerera mu mpano ye utizerera mu bindi yahise aza ahita avuga ati coach burya nawe akeneye coach. Ubu nkinzeho nkinguyeho ndongeye nkingaho. Zina ry'Imana umuntu uvuga ko Melody atasekuriye umuntu inyamata. Uwo nguwo si umunyamakuru si n'umwanalizateri, uwo ni umuntu umuheza nguni uhengamira ku ruhande bitewe n'ikintu ari kuryamo. Shabura ndabyanga. Coach Gaël baba baramubwiye ati hari igitangaza hari Ikanombe cyitwa Bruce Melody. Iki ngiki gitahi wabo cyangwa se cyitwa itahi wacu Bruce Melody. Uyu nguyu ni mubi cyane ku kintu bita live, ku kintu cyitwa ijwi guhogoza, ikintu cyitwa ku gishegu akakimanuka neza neza akaryama hasi akarambarara kongera akazamuka akabahuye na Shadibu akamubwira ati nutusha nureba nabi ndakubita kinyuma go bishoboka. Je sinshaka kwita inyamanzwa. Umuntu ndye nyama. Ndetse bidatangaje ko Melody yasekuye umuntu hari i Nyagatare akamukubitira iwabo. Ubu Coach Gaël niwe wo kuza akavuga ko umuntu yarahanganye nawe yabakubitiye i Nyagatare. Melody yatandukanye na Coach Gaël ndetse bamwe bakongeraho bakavuga bati ngo barasekuranye baraterura badimbana hasi. Kabaye. Ariko none kubera kuyobya bitangazamakuru batangira bamwe kuvuga bati reka umuntu n'ubundi yongera kubitirwa i Nyagatare. Iradi izigiye ariko hari ntashonje. Guys, bakunze batize TV ndagarutse nanone. Amakuru rero arambwira yuko uwitwa Bruce Melody atakiri kumwe na 155 yo kwa Coach Gaël. Aba bagwiza tunga reka tubivuge gutyo, Bruce Melody afite amafaranga kuri ubu ngo bamaze kugira ifaranga. Coach Gaël ni umushoramari washoye imari muri Bruce Melody, ariko noneho Coach Gaël kuva kera agitangirana na Bruce Melody abantu bakaba baravuga ati Coach Gaël ni business arimo ariko ntago ari umufana cyangwa se umukunzi wa Bruce Melody, ahubwo ngo vice versa yikundira uwitwa The Ben. The Ben uyu nguyu ku bantu bakurikira showbiz muribuka neza ko The Ben ari watangiranye n'uwitwa Coach Gaël bari hariya muri Tanzania ku kubitiro kuri trip ya mbere cyangwa se ku mikorani ya mbere bahise bamanuka muri Tanzania kujya kureba uwitwa Diamond kugira ngo bakorane indirimbo. Diamond akorana indirimbo n'uyu Tiger cyangwa se The Ben. Iyi ndirimbo ya Diamond na The Ben abantu barayizi, nizere ko uyizi, niba utayizi rwose ibintu bya showbiz bivemo, ahubwo reba indi cano ujya kureba wendereho ibitente, kubera ko sinibaza ko waba uri aho ngaho gusa gukurikira showbiz ukaba utazi indirimbo ya The Ben ndetse na Diamond. Iyi ndirimbo umunsi yajyaga gukorwa Coach Gaël niwe wari uhedinze witwa The Ben ari nawe mushoramari mukuru afite, ariko bageze hara muri Tanzania baza gushwanirayo. Bamaze gushwanirayo birangira uyu Coach Gaël yivumbuye arangije aravuga ati uyu mwana nansuzuye kandi ifite ikofi yanjye, ni munshakira undi muntu nze nkwereke nivure amarira cyangwa se nihimure. Uwitwa Made Beat ni producer mwiza hano mu Rwanda w'ibihe byose. Uyu nguyu yahise akorana n'uwitwa Coach Gaël, hanyuma aramubwira ati Coach Gaël mukire wanjye mugwiza tunga ngufitiye umuhanzi hariya w'icyamamare kandi ubishoboye rwose wahita akora umuti ibintu bikagenda neza. Coach Gaël ati uwo ninde? Wowe witinda kumbwira mbwira uwo ninde? Coach Gaël baba baramubwira ati hari igitangaza hari Ikanombe cyitwa Bruce Melody.
iki ngiki gitaha iwabo cyangwa se cyitwa itaha iwacu Bruce Melody. Uyu nguyu ni mubi cyane ku kintu bita live, ku kintu cyitwa ijwi guhogoza, ikintu cyitwa ku gishegu akakimanuka neza neza akaryama hasi akarambarara kongera akazamuka, akabahuye na Shadibu akamubwira ati nutusha nureba nabi ndakubita k'inyuma. Uyu Bruce Melody baba mupasinze uwitwa Coach Gaël direct, bahise bamanuka uwitwa Bruce Melody bahise bamwuriza rutema ikirere vuba vuba yihuse ahita amanuka muri Tanzania hariya Dar. Amaze kugerayo uyu bahise bamuhuza n'umwitwa Harmonize akaba nawe ari injangwe n'imbeba kuri Diamond, dore ko Diamond yahoze ari boss wa Harmonize, ariko Harmonize kubera uburyo yiyemera yiyaminiya mu mpano ye n'iki ahita aza kumutoroka aramucika nyuma y'umwaka hari bakorana. Uyu Harmonize ajya gukora rebo ye. Uyu Harmonize aguma hangana na Diamond ku isoko ryo muri Tanzania, ku isoko ryo muri East Africa no hanze hose. Ruragigira Diamond amwishyuza ibifaranga byinshi ngakunde amurekurira izina, dore ko ubwo yari yaramufashe nk'umuntu arerera muri rebo ye ya Wasafi. Uwitwa Harmonize aragenda higa ibiceri aramuhereza amuga ati jyana ngira ibintu, ijwi ryanjye ryonyine ryizeye rizankorera umuti kandi amafaranga nzayabona, si ngombwa ngo mbe ndi kumwe nawe ntago ari we kamara. Bruce Melody ageze Tanzania, Harmonize barabonanye bahita barikodinga ikintu bita indirimbo ya Danje, barekura ikintu bita umuzingo, barekura ikiririmbo hariya cya Danje. Ubwo nizere yuko iyo ndirimbo uyizi ya Harmonize na Bruce Melody, si ngombwa ko nyigukinira ahangaha, ngiye manje kuganira n'abantu bazi showbiz bakurikira. Maze ibyo birabaye, indirimbo iragiye irakubise irahitinze biza kurangira bafashe umwanzuro wo gukorana biri official. Baramanuka i Kigali bakora ikintu bita 155 AM label izamurwa na Bruce Melody. Bruce Melody turamubona muteza imbere, turabona Bruce Melody yasesekaye muri Amerika muri Rwanda Day, turabona Bruce Melody hariya muri Good Morning America hariya. Bruce Melody aricara ariga, yiga icyongereza cy'Ikinyamerika, yiga icyo muri Nigeria, yiga n'iki Burundi, yiga n'icyo muri Congo, byose ariga menya icyongereza. Kandi Supermanager murabizi ko yahoraga muserereza ati uyu muhungu wanjye ikibazo agira nuko atize, naho ubundi iby'imiririmbire byo ni sawa. Bruce Melody yaragiye arahitinga, hanyuma haza gukonkoboka witwa The Ben wari uvuye muri Amerika hariya. Arangije atahana i Kigali araza akora ubukwe bwatashywe na Coach Gaël. N'ubundi bana batari ko Coach Gaël ko Bruce Melody tuba tumvavuga ko bari abahanzi ari abanebwe badakora, ko yiteguye no guhangana nabo niba baje i Kigali kuza kwiririmbishwa bwa buririmbo ngo bw'inkundo. None akaba ari wowe muyobozi cyangwa umuterankunga wa Bruce Melody, none ukabutaha ubukwe bw'umwishywa cyangwa se bw'umukeba wa Bruce Melody. Ubwo ni ibiki? Urumva hose kabaga karimo. Turakomeje hanyuma tuza kugera muri New Year Groove hariya i Remera muri Arena. Ubwo The Ben yateguraga New Year Groove atumiramo witwa Bruce Melody, igitangaza kugira ngo baze bakubite buzuze iyo bita Arena, hanyuma hashye. Ubwo ni hari ku itariki ya mbere itangira uyu mwaka 2026. Melody yaragiye afata agakoni akubita kunda ya The Ben, aramuga ati wa musore we gese ubwino burarura, wikwirura ibyo wigiraga muri Amerika ari byo uzigira hano i Kigali, dore urahansanze kandi nabafashe. Wikwibwira ko ibyo ifi yigira mu mazi ari byo yigira mu mavuta. Ahangaha ngiye kuguhana ngukubita agakoni kunda, hanyuma ubanze utuze ucogore. Melody koko yakubise umuntu agakoni kunda hariya kuri Arena, aramumena pe. The Ben bimurya mu nda n'amatimu ye n'iki biramukoroga. Hanyuma baza kugera ubwo Melody nawe yipanze gupanga igitaramo cyitwa ni igitaramo yise Summer Country Tours. Icyo gitaramo kikaba cyatangiriye ahitwa i Musanze.
ebana baba baramanutse, icyitwa Bwiza, icyitwa Kitoko, icyitwa Melody, icyitwa The Ben. Birangira umuntu witwa The Ben agiye arihenangura, aricurika, arikubita, amenagura umuntu witwa Melody hariya i Musanze. Melody ntumbwire icyari cyabaye, kubera ko Melody twakubonye utanyeganyega, udasimbuka, ijwi ritava mu kanwa, ukonje, umeze nk'uwanyagiye, umeze nk'uvuye hejuru mu kirunga cya Karisimbi cya Sabyinyo, urimo uhindanyira kadederi niba kadegeri, umuhunga kumenagurira i Musanze. Ibyo turabivuga ati ntacyo, nk'uko nawe wavuze ngo wari umuhereza umuntu tuzi cyangwa se ngo wari urimo wakira umuntu, ibyo turavuga ati sawa. Murakomeje murashyiditse, mumanutse ahitwa i Nyagatare. I Nyagatare ntararengaho, i Musanze twaje kubona uwitwa Coach Gaël na timu ye barimo babyina indirimbo ya The Ben. Hani Musanze twaje kubona Coach Gaël na timu ye barimo binjoyinga indirimbo za The Ben, kandi The Ben ari umukonkera cyangwa se umwishywa wabo baje guhangana nawe. Ibyo bintu bicanga abantu, barumirwa baravuga ati ibi ni ibiki? Ibyo turabyirengagiza, turabareka, ariko twababonye abantu barabareka, muramanuka i Nyagatare. Mugeze i Nyagatare muramanutse, The Ben arakenyeye, The Ben yambaye iki, The Ben azanye abakonyine barabyinnye, Melody nawe araje akubisemo, bana rurahinana, ariko ikigaragara cyo Melody i Nyagatare aza noneho yazamuye agakoni, nk'uko bivuga ati jewe ibyanjye bimeze nk'udukoni twa Didasi, nuguhera kuri kamwe kagufi bizamuka paka ku karekare. Tubona Melody i Nyagatare waje noneho yahinduye imyumvire, akubita arimo asimbuka, ndetse bidatangaje ko Melody yasekuye umuntu hari i Nyagatare akamukubitira iwabo rwose pe. Ariko noneho kubera kuyobya ibitangazamakuru, batangira bamwe kuvuga bati reka umuntu n'ubundi yongera kubitirwa i Nyagatare. Ibyo bintu turabireba biratushobera, maze kudushobera aho naho tubona uwitwa Coach Gaël agarutse yandika ku rukuta rwe rwa Instagram avuga ati ya nkoko yari iwawe yongeye ishonda umukara. Abantu baravuga bati se inkoko iri iwabo ka wenda byakagombye kuba ari The Ben, ubwo akaba yashonze umukara, ubwo umukara twawita Melody. Ubu Coach Gaël niwe wo kuza akavuga ko umuntu yarahanganye nawe yabakubitiye i Nyagatare, aho kuza ashyigikira umuhanzi we Melody, avuga ati Melody yakubise umuntu hariya. Ubwo Coach Gaël aba yanditse ati inkoko yari iwawe yongeye ishonda umukara. Abantu baribaza batari ko ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki biri kuba? Ni gute Coach Gaël arimo gusa n'uvugira umuhanzi yarahanganye nawe, ahubwo ngo avugira umuhanzi amanaginga? Nabyo turabihorera, mwigaragura muri ibyo. Ariko hirya no hino amagambo agahwihwiswa yuko Melody yatandukanye na Coach Gaël, ndetse bamwe bakongeraho bakavuga bati ngo barasekuranye, baraterurana badimbana hasi. Ibyo simbizi, ni amagambo numvishe avuga. Hanyuma turabareka tumanuka i Nyamata. Tugeze i Nyamata, bana hacu wambaye. Melody yari yaravuze ati Nyamata muhandekere hariya ni mu rugo. Kigali yose yari yamanukiye Nyamata, ati ibintu bijyanye n'umujyi aho hantu nahanjye nakwirirwa tuburana, ahubwo umuhanzi mugenzi wanjye yarageze yongeremo akabaraga. Melody yaramanutse i Nyamata rwose, akubita full live, arakubita no stop. Zina ry'Imana, umuntu uvuga ko Melody atasekuriye umuntu i Nyamata, uwo nguwo si umunyamakuru, si n'umwanalizateri, uwo ni umuntu umuhezanguni uhengamira ku ruhande bitewe n'ikintu ari kuryamo. Ibyo rwose niko bimeze. Rero dakubitira umuntu umuriro waka hariya umeze nk'umurabyo i Nyamata. Hanyuma rero mu gutaha bitangira guhwihwiswa yuko bashwanye neza none officially Melody na Coach Gaël. Kuyikubitira icyatubwiye ko ibi bintu bihari, nubwo bose bajyaga babinyura hejuru babihishahisha. Nuko Melody
yaje tukaza kubona message yiwe ivuga yuko ngo witwa coach ngakeneye uwundi coach, ngo coach akeneye coach, bivuze ngo coach Gayeri akeneye undi coach. Nuvuga ngo coach Gayeri nta kintu kikimurimo, ahubwo hakeneye undi mu coach Gayeri urenze coach Gayeri. Nicyo Melody yashatse kuvuga. Urumva ko harimo akantu, ariko ibyo byaje nyuma yuko uwitwa Muyoboke Alex na Nupuja banditse ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane Nupuja aravuga ati rwose coach Gayeri umuntu mwiza, umugabo mwiza, umugabo w'umukire, umugabo twemeranya, unaramukeza, avuga ati uramutse uje ukajoininga team ya Debeni rwose turabizi uramukunda, ugasanga ngewe Nupuja, ugasanga Muyoboke, ugasanga ba David Bayingana, ugasanga n'abandi atahangaha rwose umuti wabo ukozwe. Iyi poste uwitwa coach Gayeri yarayiri postinze. Baribaza ariko ze coach Gayeri ubundi ari mubi, ikipe y'abamurwanya ko ari buri gihe abari mari shyigikira bimeze bite? Aho niho Melody rero utaripfana umuhungu w'Ikanombe uzi ikinyarwanda cyinshi, wizerera mu mpano ye utizerera mu bindi, yahisaza ahita avuga ati coach burya nawe akeneye coach. Ni nkaho yavuze ati coach ntabwo nari nzi ko nawe ari ku kigero cy'imyumvire imeze itya, ari mu kigero cy'abangambanira. Bigaragara ko coach Gayeri uyu munsi nawe akeneye kwiga, akeneye kwicara hasi akiga, akeneye isomo. Bivuze ngo coach Gayeri cyangwa se coach nawe akeneye coach. Melody nuko yaje ararimena umutaripfana nuko. Ubwo rero rurahinanye hagati y'aba bantu babiri, y'umuhanzi n'umumanager. Ahangaha turaza kuza kureba ikintu kizaba, niba Melody azagumana na Gayeri, niba ari agakino, niba ari byo koko ntawamenya. Gusa umuntu bitwa Bruce Melody bitewe n'ahantu yavuye acukura amawese ari n'umuyede, abana n'uwitwa Ama-G The Black bicira isazi mu jisho. Melody yavuze ko kuva yagafata muri Guma Guma byarangiye, yarenze uruhombero, nta handi hantu azahombera mu muziki. Igishoro ngo yarakibonye, ndetse intambara yiteguye kwirwana, umuhenerezo yabiri hasi, yabiri mu kirere, yabiri mu mazi, hose yiteguye kwirwanira. Dore ko Melody arivugira, akiririmbira, akiyemusingira, akitegurira ibitaramo. Uyu mugabo ni igifaru pe, ni igifaru. Kurishije ukuntu ibintu byose ubona byirukankamo, ntagira umuvugizi umuvugira, ntagira umugira ute, usibye wenda kumushoramo ibyo biceri. Ariko urebye nta kindi, niyo mpamvu ahaguruka akivugira, akirwanirira intambara. Uyu Melody ni igikoko, ntabwo ashobora kubura ahandi hantu asambira. Uyu Melody ahubwo ubu ngubu mu mwitege agiye kumena agiye kuza none ari Melody noneho urenze ibyo ngibyo bavuga, kubera ko Melody amakuru ahari ntaratohoza neza. Nuko hari rebo yo muri Nigeria yo ku rwego rwo hejuru, yo ku rwego ruri international, bamaze kuganira, ndetse ibintu biri mu buryo bagomba gukorana nyuma ya coach Gayeri, ubundi ibintu bakabizamura bakabishyira ku rundi rwego. Eka dutegereze rero turebe, tuze kumenya ikizaba. Dore ko Melody yamaze kwita Debeni, yamuhaye akasirino kitwa Rugwiro. Ubu Debeni yamaze kwemera akasirino kitwa Rugwiro, aragira ati Gisenyi ndaje nzamanuke ngewe Rugwiro, nze nihure n'abanyagisenyi ubundi tugwirirane. Ibyo ngibyo ariko Debeni nawe akaza kongera agasubira inyuma akabisibanga. Aho ngaho reka tuze turebe impaka ubundi zizacikira neza i Rubavu kuri finali. Hano bavuga bati umwagaritse undi, turabibonye, gendo tuze. Ikibi nuko harimo bamwe bashobora kutemera akagumya bakarashya imigeri, kandi buryo wagutsinze nta haba yaragiye, n'undi n'ikindi gihe yakunoba rwose. Reka dutegereze turebe rero. Ngewe ni TZD, ukomeze unkurikirane, ukande subscribe niwumva ari ngombwa.